iya turatangiye rero Sankara Zuleya filmu kutangiye ni gute Katwansire abateguye Sankara n'ibyayishwe nibyo ngiye kubereka nibyo muri bubone filmu iratangiye abateguye ngabo 20th Century Fox the 20th Century the Fox aske Sankara turatangiye rero 20th Century Fox n'abateguye cyane filmu yiswe nde Moving Target cyangwa se The Marine nuko filmu itangiye rero iya dutangira gute ubwo sinongera gusubiza inyuma abantu bakuru turatangiye icyo kandi kantu rero kibanga African Movie Market yafa iya turatangiye tangira gute abateguye na gate cyangwa Fox gusa abateguye benshi cyane African Movie Market yarateguye W Studios n'abateguye cyane wow studios Bora kwereka 20th Century Fox Home Entertainment presents abana abateguye cyane ihona filime itangiye abubahwa cyane aribo WWE Studios Production ya turatangiye The Marine Kane cyangwa se Moving Target niyo filime itangiye Mike Gamiz Mizanini niwe mukinnyi umena tandukanye bari bagenda bavuga ndushe bagiye barwanamo nuko Nogaje tugadini Melissa Roxburgh mukinnyi umena Melissa Roxburgh dore izini nambara bagiye barwana The Battle of Caprotec Janchit Josh Blacker nandi mukinnyi umena Leatherneck Zero Kazuno Konanga musubizi ya mwicamere Matthew McCall ni nambara bagenda bandika The Devil Dog bagiye bazita amazina bavuga abasirikare bapiriye uburyo cyose byagenze The Devil Dog ni nambara bere mu Budage barwana mu nambara y'isi ya kangahe hitire y'abazonzi nyangizo zo muri Tripoli mu mayanja byose bagiye barwana Paul Rock Oro Primo na Fleza nabona abandi bakinyi muri ubone Gang Ho ni nambara bagiye barwana nambara nyinshi Tiffany Mark yabaye casting director Courage bari maravuga bati kora ibizima mu gihugu gihari kuko ejo numara gucaho bizagenda neza nta bizakora izo ku butaka izo mu kirere izo mu nyanja izo barwanye music supervisor wereka karimo wumva ibitwaga Joe Head inambara barwaye muri Afghanistan Iraq mu misozi ati niba umusirikare wa Amerika ni ikintu ugomba gukora ngo ni kimwe ngo rwana kugira ngo weshe igihugu cyawe cyubahiro n'abaturage bawe ati kandi turashimira abo bose bitabye Imana muri zo nambara barwanira igihugu cyabo barwanira icyubahiro cy'igihugu cyabo improvise the production designer Troy Hansen bakoze wani ni nyinshi ino barazwi ndavuga aditi ya movies bimeze bite umeshi guputa presence Smart Shankari dore ryahiswemo batandukanye na kitwa Satellite Shankari tagira umuntu uza kubyitiranya bimeze bite ni kuri ya farashi tugiye kukareba tukaryoherwe ikindi kandi sinjye wazanye ibintu by'amagripe wana ibaryohere cyangwa babiri ko ni nyakubaho ku farashi farashari nta kintu cyapfa imubeze tayari akantu kacu nuko tukinjiye tangira Shankari bafande bagikurikiye ngo cyacisegereza ndetse ngo kirashinzwe kwica wahoze ari minisitiri bita Vishwananti muri gisambu ibisambu byo mu Gatsata byane a telefone baramuhamagaye. Hello? Yego. Yegarundi. Ko numvatsi wateshejwe umutwe meze bite. Erika yambe bayangira buze sana bakobwa bose bitwa Erika. Kano gafilime nakabatira yambe bayise Erika. Aterika yambe bayangira buze.
को ट्राई कर रही थी। nari ndimo nsobanurira abantu ukuntu ubwonko ubu ngubu twagenda tubukoresha. सारा के लिए टेंशन ले रही हो? टॉप का क्रिमिनल जेल से फरार ndaba ndi gutera gusaza ubu njye nashajwe n'umunyabyaha wacitse gereza. we munyabyaha who is accused in Kashmir. ati wa musore wishe halecheko wishe kashivishwa na nti yacitse gereza. inde Shankari hari igisambo cyacitse bita Shankari. मेरी बत्ती सी तोड़कर मुकेश मिल में छिपाए सर। I need backup सर। ये डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है सर। atafande muzane backup Shankari yamvunaguye hari igisambo cyacitse bita Shankari ngicyo mugatsata dore ukuntu gicaho ngicyo tayari ni igisambo yabimeze bite n'isi niyo igarukiye.